episode ijana kugeza ubu ngubu tugeze kuri episode 6 ariko nuza kwa kuvuga ngo final episode ni episode y'ijana. Muzaba mukiri kuri season ya mbere cyangwa izo episode ijana zishobora kuba zirimo nka season 2 cyangwa 3? Muri buri season hazajya haba harimo episode 10. Episode 10. Uyu munsi wa none muri hafi kurangiza. Nuko rero nkuko nari mbombe babwira rero ngo ngiye kugwa abantu Gitumo. Baguye Gitumo umukobwa ari kunywa akantu n'umuhungu ati reka nanjye nsome numve ngo bagwana. Aguze ubundi reka mbabaza kuki mwanduranye? Twanduranye. Asundi gute mupanga guproposanya mukaza muri babiri gusa? Ntabwo bari afite hano ya komanda aragira ngo Aguwe komanda yawe ikunegeye ntabwo Reka mbasuze kandi nongere mbashimira abantu mwese mukurikirana Kitu TV show. Uyu munsi wa none rero nkaba nitwa Junior Kai, ndi kuri kamera ya Kitu TV show aho tugiye kuganira n'abantu bagiye batandukanye. Umuri kubibona uyu munsi nabyukiye ku gapisine ahantu, nibwo narindi gutekereza nsanga ngomba kuganira n'abantu, ariko nsanze nabo bahasohokeye ngiriwe amahirwe. Baricaye bari kuganira, ntibabizi ko turi kumwe, ntibabizi ko ndi hafi aho ngaho. Ngiye kubagwa Gitumo rero tubashe kuganira byinshi bigiye bitandukanye ku bikorwa byabo bari kugenda batugezaho umunsi ku munsi. Uyu munsi wa none ndashaka kugira ngo nkubwire ngo kora like, subscribe ndetse na comment, urushaho kugenda ubona byinshi nkuko uzagenda ubigezwaho n'iyi chaîne yacu ya YouTube channel. Niba witeguye rero, let's go, reka tugende tubagwe Gitumo. Nuko rero nkuko nari mbombe babwira rero ngo ngiye kugwa abantu Gitumo. Baguye Gitumo umukobwa ari kunywa akantu n'umuhungu ati reka nanjye nsome numve ngo bagwana. Aguze ubundi reka mbabaza kuki mwanduranye? Twanduranye dute? None se uyu munsi giye nabyutse nje kwitemberera hano kugira ngo nanaruhuke. Ntabwo n'iki ko ndi hano. Oya ntabwo twatubizi kuri hano, ahubwo wowe uje tuguye ntabwo tubizi neza kuri hano. Ahubwo wamusohokanye ariko nubibona se? Yes, turi kumwe rero n'abakinnyi bari gukina filime yitwa Amanda nkuko nabibabwiye. Ni kuri Kitu TV show. N'ubundi baguye Gitumo tugiye kuganira byinshi, twicare turi pause banywa akantu, ariko nanjye mutumiza kanjye. Ni ukujya kubwira seriveri akakuzanira. Uyu munsi uyu niwe boss. Bwira seriveri akakuzanira ahubwo. Nago reka byose birashoboka. Ntago bishoboka, ngomba kubona kanjye kandi akabona neza. Reka nzinere n'agatebe neza mbegera, ubundi wahanze mumbwira ubundi ngo wagwane. Mbere na mbere kambanze mpere ku muhungu. Wagwane. Meze neza bro. Turi kumwe nande noneho? Uri kumwe na Rio. Rio. Muri Amanda series. Mu Amanda series. Tukongera turi kumwe, ariko uyu wenda muzi. Buri gihe Dore duhura ni mabuja wanyu, mabuja muri aho. Muraho neza. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza mani, wowe n'umushona. Ariko kubana n'abakire ni byiza. Gute se? None se ntubona imeza nicayeho? Ahubwo witumiye. Ahubwo banyokereza iki? Ahubwo se ushaka iki? Ngiye nshaka iki? Inkoko yokeje imwe yonyine. Imwe gusa. Banzanire 5. Banzanire 5. Byo birasekera. Bajya bazifunga mu maduzeni se? Oya, hano banagupfunyikira ukanatahana. Bagufungire. Bamfungire. Bagufungire ku maduzeni. Sorry, mureke twiganire, munyanganire wenda tuganire hakanya gatoya. Nze kubareka mukomeze mwinjoyinge. Ndabona wagira ngo uyu munsi haraba proposal. Ase koko nibyo? Hari ukuntu nabyumvishe nyamara. Proposal yande nande? Ubwo ni proposal yande nande? Rio na Amanda. Ndabeshya se? Reka niba ari filime nayo. Mu bakinnyi hari umukinnyi wandabuye arambwira ngo uze gucunga neza umuntu witwa Rio uyu munsi ndetse na Amanda. None se mubwiye n'iki ko nageze aha ngaha? Ahubwo wowe
ntabwo twumva neza ukuntu dusanze hano. mubwiwe n'iki ko nageze ahangaha ahubwo nanjye ko ahantu ari wowe wenyine wazimane ubundi kutuneje uyu murezi ubwo gatuzi ko twabitsimbye ariko ndebera. yaragize ati ninde wandangiye ahangaha urashaka kumenya umuntu ushobora kuba wandangiye hasi aha ndashaka kumenya kubera yuko hari igihe umuntu aba azi ko yitsimbye ariko ikibazo cyane cya Brian nimugoroba natubwiye yuko hari aboro ndi buze kujya kandi ndi kumwe n'umuntu w'ingenzi n'abagenzi runono nicaye ntuje navuga ati sha mwinjira muri hoteli ndabareba ndabakurikira none birangiye mbafasha urashya asundi gute mupanga guproposanya mukaza muri babiri gusa rega buriya hari ibintu tutaramara kubiha umurongo neza ntabwo wahita wihuta ngo ibaze nze nkabikora muhari abantu dukinana we bikanga muhari reka mbabwire abakinnyi mwese mw'Amanda series batwihishemo mu bimenyi aya ntabwo ari ukubihishamo none se ubwo reka nkubaza akantu gatoya nk'ubu mwese ndabatumiye muraje tuje hano ndabikoze umugaragaro mwese aneye indobo arabyanze urabona yagutera indobo reba ukuntu wambaye reba ukuntu ikibazo cyahita kizamo noneho sasa twajya tuyagushutinga najya nk'umukubita ijisho ntabwo natekereza ibintu yankoreye noneho natekereza ko mwese mubizi mudikabura murakoze nta kibazo reka mbikorere sibyo wenda bajya bashyiraho kamera wenda umuntu wanecyaza ajya akomeza kugendamo amakuru agiye atandukanye ariko reka twigarukire kuri filime cyane ngira ngo tuyiganireho tugire n'ibintu tuganiraho nshaka ko uno munsi tubwira n'abadukurikira ku rubuga rwacu rwa YouTube Kitu TV show ngira ngo mbabwire ngo mwaranakoze gukomeza kugenda mudusapotinga muracyanakora cyane sibyo ni kumwe na Amanda uyu munsi filime yawe ihagaze ite filime yanjye rero uburyo ihagaze urebye navuga ko ni neza nubwo bitari byazamo neza cyane ariko iyo urebye ubona biri kugenda kereka filime yanengushye episode ya 6 yaranengushye pe ko yamaze imaze kumara 4 days itarageza ke imagine itarageza abantu igihumbi views ubona ari iyihe mpamvu yabiteye Amanda buriya njye ntekereza yuko nyine abantu urukundo badukundaga rusa nkaho rwagabarutse ariko niyo mpamvu mvuga yuko next time tugomba kuzazana innovation ya danje nyine bakongera bakabikunda cyane ko hari igihe utekereza ukavuga ati aba bantu baraharaye bashobora kuba bari baguharaye kuko geragishyiraho episode ya mbere kijyaho barabarebye cyane baraturebye ku buryo ke yuzuye nta nubwo umunsi wari wakuzuye ariko kugeza ubu ngubu 4 days bari bugere rero kuri mungure mu isoni ndabingize yes Marius turi kumwe nawe ukina witwa Leo sibyo ariko ndashaka uyu munsi wa none umbwire overview y'iyi filime kuri kuyireba iyi filime mbona ari filime nziza abantu bagakwiye no kuba badusapotinga bakayireba kuko wenda kugeza uyu munsi ntago ndatangira kugaragara muri ino filime yego ariko hari abacuti banjye bajya bambaza se iyi filime utagaragaramo bimeze bite habwira ati ariko ibintu byose ni gahoro gahoro umuntu wandika ntabwo ahita afata bose ngo abashyiremo cyarimwe kuko aba ari story yandika ibigomba kugenda hazamo umuntu hinjiramo undi ntabwo abantu bose bahita bagiramo rimwe icyo njya mbasobanura ko ngiye icyo nabwira iyi ni filime nziza kandi yerekana ubuzima bwo muri sosiyete abantu babamo babwire ko irimo n'ubutumwa ubwo bwinshi abantu bakabakurikirana ubutumwa bugenewe abana batoya n'abana batoya n'abakuru ari abato gusa n'abakuru ndashakaga kumva Marius niba ajya kurikira story ndayikurikira cyane ntabwo nabura kuba nyikurikira ko ni ibintu tubamo ntabwo nabura kubikurikira ubwo se ibaze ntabikurikiye ari njyewe ubibamo urumva ibaze hari undi muntu uri inyuma akaba andusha amakuru yabyo yego ntabwo so reka ngaruke kuri Amanda iyi filime isohoka ite filime yacu buryo isohoka buri cyumweru muri buri cyumweru dusohoramo epi imwe kuwa 5 buri cyumweru turasohora musohora sangahe kuwa 5 saa 10 zuzuye rwose filime iba yamaze kugeraho ubu twitege ko
ngira ngo n'umusibo ejo nako n'uyu munsi n'umusibo uyu munsi n'ejo saa 10 turabona ikindi gice cya Manda. Okay, bitewe n'ibintu byinshi abakunzi bacu barekaramye nashatse kugira ngo tubanze dukore innovation cyane ko twanatangiye promotion iri ku rwego rwo hejuru. Naravuze ni reka wenda umunsi w'ejo tu skipping kugira tubanze dusubiremo shooting dukora ibintu bifite quality kuko urumva iyo mwagiye gushutinga hari ukuntu twashutinze epi nka 2 usanzwe tugiye dushutinga like epi imwe bikaba byarangira ubundi tugashutinga kugira ngo kwa gatanu tubone icyo tubashyiriraho ariko kugeza ubu ngubu byaragoranye ko twakoze ebyiri tumaze gukora ebyiri yije igice kije nibagishima turavuga tuti reka tubanze tugende dukore innovation dushake kamera nziza itara ibintu byose nyine bibe bihari ku buryo none ibizaza bizaba bifite quality niyo mpamvu dusa nkaho ejo kwa gatanu ntabwo izaboneka ariko kwa gatanu w'ikindi ho tuzayibahereza ko gahunda zesitaye. Yes, urumva rero ni filime ngira ngo nkuko yarabivuze isohoka buri wa gatanu ni buri cyumweru saa 10 ariko mwumvishe imbogamizi buri wa gatanu sibyo ni buri wa gatanu saa 10 ariko mwumvishe imbogamizi izatuma ejo kwa gatanu filime itagira gute itajya hanze. Reka nongere nigarukire kuri Marius mbere yuko bakwemvita kuza gukina muri iyi filime hari izindi waba warakinye? Nkiga nko muri segonderi hari groupe nabagamo nari nk'umuyobozi wayo. Hari groupe nabagamo ahantu nize segonderi twakinaga ariko ntago byari filime twakinaga amakomedi ariko tugakina n'amakinamico mu bimwe byo mu kigo nyine mu ma event runaka yabaye mu kigo. Niyo twakunze ibyo nakunze ariko nyine na filime aho komedi buriya na filime birelated cyane. Hari ukuntu bijya guhura byenda gusa n'ubundi umuntu washa gukina komedi ariyo igoye kubera isa nkayishekeje cyane ntabwo wamushyira muri filime ngo byange byanga bikunda kuko umuntu ushobora kwetatininga abantu abasetsa no kubabwira story runaka cyangwa baganiriza muri filime ntabwo byamugora cyane. Ntabwo njya ruhanga ubwa mbere nari mbikoze kuko nari mfite cano nanjye twakoreraga filime tukiga segonderi ariko nyine turangije twaraburanye umwe agacaha ugasanga no mu burengerazuba ari no mu majyaruguru no mu majyepfo guhura biranga birangira bihagaze gutyo. None se waje kwisanga utukunda Amanda kandi mutarahura mutarakinana? Iyo ni iteka uri kutuzanamo. Erega nashanga mfite amakuru niyo mpamvu uyu munsi nabakurikiranye. Buri ikibazo rero uyu munsi amakuru ntabwo turayaguha pe. Wabonye kuntu wambaye? Ibi ni ibisanzwe nyine. Ibisanzwe niko yambara. Niko nge nambara. Ntago umugore yabura kukubera n'ubundi ndabizi. Ntago umugore yakuvuga nabi. Niko mbameze mu buzima busanzwe igihe cyose. Ntago ari ukumurengera. Cyaza umuntu wambwiye ko muranga yamaye amakuru mazima pe. Amaye makuru. Ahose ko mbona wambaye indi meta arambika. Ko ni umutako. Ako ni umutako. Kuki se wumva ko twebwe tutatura best? Amanda na Titi ubivuga iki araje atangira kudanuza na nyamba karaba besto namwe mutuzana amapranka hano none ariko ujye umenya ko zaza ni pranka ujye umenya ko yari boss wanjye ni boss wawe nyine ntago byageraho ngaho turaba besto ibazna wallahi n'ubu best uraba best ariko by the way mwambaye neza ariko thank you niyo mpamvu buri wese mfite momo pay 1000 none wowe ugiye kuyaduha ko twe twayamariye mu gushopinga sibyo twayamariye mu gushopinga nose mukumva ko abazababwira ko mwambaye neza bo bazamuzabaha iki ariko rero ibyo bintu by'agahumbi agahumbi ase ubundi kuki utaka miliyoni ubundi ukakagahumbi ariko nanjye ndi umusazi aha nta kibazo ntacyo bitwaye gusa ariko ntekereza ko uyu munsi twari turi kuganira kuri icyo gikorwa cyanyu nta kibazo. So muvi yanyu rero reka nongere nyigarukeho mba ngacishijemo kugira ngo abantu barebe ko umwana aba yasohokanye undi kandi koko nibyo umunsi nanjye nagize uwanjye nzamusohokana. Umwana ngo yica akanyoni bangana none akanyoni kanyoni nakica niko tunga ako niko mungana. So Amanda
Nuki rero muri kuduteganyiriza muri ibyo bikorwa byanyu muri iyi minsi cyangwa se by'umwihariko sibyo niba atari ibanga ni bande bantu muri gukorana mu kwamamaza iyi filime yanyu? umva ibikorwa byo ni byinshi abo turi gukorana nabo ni benshi ntabwo ari abenshi ariko bagiye kuba benshi cyane kugeza ubu ngubu mu kudukorera promotion turi gukorana na Jaras Official TV ni umu-influencer baramuzi kuri YouTube channel niwe kugeza ubu ngubu turi gukorana twatangiye gukorana ariko nibivuze ko n'abandi tuzakorana ko dufite abenshi twaprochinze Yego. barimo bari abaderio Gasana harimo Clara TV umusaza Yago Big Energy yagarutse tugomba kumwaprochinga ahubwo na umva aho uri nuramukubonye iki kiganiro Yago please nuko mumentioninga mu bantu turi fasha izimano noya nuko bihagaze ndaza kugaruka kuri Rio ifilimi igeze ku gice cya kangahe? ngeze kuri episode ya 6. Episode ya 6 utekereza ko uzayigaragaramo nko muri episode ya kangahe? Ndatekereza bitabaye ibyanga nko kuri 7 kuko kuri 7 kuri 7 cyangwa 8 ariko hagati aho ngaho nabyumvisha cyane baranahise nsobanukirwa 7 munyitega abantu birirwa bambaza ari posting abantu bakambaza ariko se nguri papa Manda ngo ni sheri wawe mpamvu waje gutanga akaruswa ngo ugaragaremo hakiri kare yashatse kubanza kwigaragaza ntabwo nari banambana batazatungurwa cyane bamba bavuze ati reka boss ready ngende mutemo abanza anacakira rore yavo ase ninde tureke kubeshya ubundi sibyo ninde urishyura fagitire gusa urumva arinde waba uri kumwe na boss ukishyura waba uri kumwe n'umutipe ukishyura kandi uri mabuja sibyo bivuze rega hano ntabwo twabwa biki gihe nyamara mwaramenyereye gukura umuraje ukura umuhungu anga turi ntabwo ibintu by'umabuja biri gukora asha muri n'abakire anga ntabwo biri gukora twaje kwiganira bisanzwe nyine wasanga uri bwishyure niwe wanyemvise sibyo ni gute ndi bwishyure komande y'umuntu wawe akabaye muri kujya no muri piscine ariko nuko mu kanya turayijyamo noneho simve hano ziriya se baga se nazanye zirimo n'imyenda yo kuva ntabwo tuva hano tujya hehe ahubwo ntabwo tuhava nibwo murasohokana nta n'isoni mwihisha abantu ibyo mu mazi se nabyo bijemo uyu munsi ko nibwicare hano mpaka aya mazi ahubwo mubabwire babe bashyiraho inkoko yanjye ntabwo njya nibagirwa seriveri nyine umubwire wewe umubwire amafaranga arabwira seriveri nambabara pe hano ya komanda aragira ngo ahubwo we komanda yawe ikunegere ariko sibi kinyabupfura nyine ukagwamanisha byose sibyo ubanze mbamenye noneho ukazana kamera byongeye ahubwo muri kumva hano nubwo kamera yemewe kamera kandi niyemewe hano none baza no kuntu twinjiyemo ahubwo kamera mani nawe ni idagi aho tipo kuri gate yawe tugiye wabwiye ko tugiye guhita tuhava none ndebera shaka ariko reka mbabwire sibyo byanga byakunda uyu munsi mwe mufite akantu ka danje nshobora kuba mbavanye akantu ka danje ko gahoraho buri gihe ntago ari ibintu bitungura so reka rero twinjire mu bibazo bya danje kandi muvuge cyane mugabanye kuvuga gaya twinjiye mu bibazo nawe ubwawe uri ikibazo kuba waje ahubwo uhere ku kibazo nyine cyawe cyo kuba ninjiye hano ahubwo tugatora tukubaza winjiye hano gute uhagejejwe nande ikibazo ariko kiragoye gusa ariko kubera ko nari ndi kuneka kandi n'ukuntu mwihishe mu bantu uri kuneka ukorera Musade ukorera CIA nkorera Kit Media iyi ni Kit Media niyo mpamvu naje kunekera abakinnyi bose bakiti kugira ngo bamenyeshe ninde wamaye akazi akomabuja wowe urumva njye bakabaye akazi bari kuba mbizi kuri buzaga nyine twashatse kugukorera surprise nk'abakinnyi bawe nk'abanyamakuru ba Kit TV urumva twashatse kugira ngo twara akantu uyu munsi wa none kandi ntuzi naho amakuru nayakuye none se wabimbwiye Johnson cya Brian mujya kuza hano mwabimbwiye ko muje ngo ni kure ngo ntabwo turabona amazina ubwo wasanga pi ariwe wabivuze nuko ratava dusangire mitsingi namwandikiye aka message mu gitondo akantu tugiye gukora karoroshye cyane sibyo
ni akantu koroshye cyane byadari ngenda ajya nkubwira ikibazo mu masegonda 5 uhita unsubiza Marius gwazetse ubwo umuntu akwajije ikibazo mu masegonda 5 amasegonda 5 are you ready ndahera kuri Amanda uyu munsi wa none ufite abakinnyi b'abakobwa bangahe 2 3 4 hajya ubwo ni banera twagiye inde nande ubwo nyine ni bane nanjye wa 5 nyine baje abakinnyi twese nibyo hari Tirove hari Solange hari Kumva hari Bianca na Tracy nanjye wa 5 ubwo n'abakinnyi batanga b'abakobwa nakubajije abakinnyi oya wambaje abakinnyi mfite nyine b'abakobwa noneho nagore n'ababwiye kuvuga ko nifite none se suru umukinnyi ntago nifite twagiye Marius ntabwo yifite cyangwa se Rio uzagaragara uko uzagaragara muri iyi filime witwa muri timu ya Amanda series cyangwa se ya Kitu TV show niwe mukobwa wakunzemo ese urumva yaba ari ubwo nimba nk'ikibazo uri kumva nkubajije amazina ntabwo ibindi bikubajije subiza Amanda Amanda oya kuba naramukunze we tandukanya waramunze byose ni urukundo rwa best friend kosa pe nese wenda kwanga nyanga kubibaze ngo yoba nkwanga ntago muri hano bibaze ko tutari kunywa n'inzoga zimwe yego se turagaruka kuri Amanda uyu munsi wa none filime yawe igeze ku gice cya kangahe hano twakivuze mu kanya tuzo kuri episode ya 6 Rio uyu munsi wa none ninde muntu ufatira amashusho Amanda series iki kibazo ko gikomeye ariko harimo Rumuri na Kevin bose hari abandi ariko binsabye gutekereza na DOP Moses ko nawe ni uwacu abayeho gukopezanya ariko hari n'abavuze babiri abayeho gukopezanya reka nigaruke kuri Amanda wenda kubaza ikihe kibazo ari ushakira ikibazo cya danje ibibazo byoroshye cya kibazo cya gatwe koroshye mu bakinnyi bawe uyu munsi ndaguteza abakinnyi bawe mu bakinnyi bawe ninde mukinnyi ugutesha umutwe ukumva umujinya wakwishe umukinnyi unesha umutwe akumva umujinya wakwishe nyine anesha umutwe ariko bikongera bikigarura n'ubundi tukaba inshuti ni cya pazo ni pazo kinesha umutwe kameramana yaramutse kinesha umutwe kuko ujya kubona ukabona wenda kamera nyine iri focus kuri we aho ukabona ahise avuga nyine ahise areba undi muntu ku ruhande ariko mani ngibi iki kandi ubwo yari ari muri mudu yo gukina pazo ajya afata agacupa ajya afata n'agacupa hari igihe afashe agacupa za sound yego ibyo sharanje ahita avuga sha uyu mukinnyi ngari uwanjye ngo byagenda gutya na gutya agende ntabwo nabisoza gasawundi gasawundi wallahi none se Mario kuki wakinnye witwa Rio ibyo ntabwo ari njye wabibaza ariko wabibaza umuntu wandika filime ubundi se Rio ni muntu ki Rio ni umunyeshuri wa kaminuza wiga iyo warakuye cyangwa hakomeza aho mbere bahitaga ngo ni Butare turagaruka wumva ujyanye ahubwo kuri content nifuzaga amakuru uretse gufungura iruhande amakuru yaho ni meza kera najyaga numva bavuga iruhande uko Amanda handi yego amakuru yaho ni meza cyane pe kuko iyo ahantu hamaze imyaka yenda kugera kuri 3 imyaka myinshi nta kibazo bafitiye ubayeho neza nyine amasomo aragenda ariko harabura iminsi mikeya nyine umwaka wa nyuma
abantu benshi bagiye babona iyi filime bakavuga ngo Amanda ashobora kuba ari umusinzi, ariko uyu munsi natunguwe no kumubona ari kunywa fanta. Kandi nk'uko byagiye bigaragara mu bice byose bya filime, bigaragara ko Amanda yinywera iki? Inzoga. Fanta no kuretsingi. Agapate gatoya nakiye ndi kwihumuriza inzoga niko tuvuge ko Ryan utari umuhitanye muziza ko aguha agapete gatoya. Yego byarabaye hariko ni filime. Ni filime? Abanyarwanda nuko muzajya mubabeshya. Ukuri iriya yari filime ariko. Urusumwa inzoga. Nanzoga. Ikimenyimenyi cameraman izi mitsi zibatetse imbere uzigaragaza. Hangane. Niza best. Niza wiki? Niza best. Amawanyije barimo barahamagara. Gahinda kaza. Mwababwira ni bari umukobwa umwamagaye. Oya ntabwo bibaho. Nyamugana n'abakobwa. Ni wowe gusa. Ni ya cameraman umukobwa n'ubundi. Oya. Hano umufuka reka. Cameraman irafite ikibazo cyo gukunda abakobwa. Oya. Ubona yuzuye abakobwa gusa. Oya dare. Izi mitsingi ngo ni za best. Niza best nyine suri ko best wawe ko aba ari umusinzi. Hayange. Ariko se izo nzoga zose umuzaba ari izanye. Asubu muraguruka mutahe. Wowe zo ukaba ari gumiki. Ngento. Cameraman shiraho do. Ubwo tuzaba. Ako sinitegeko ko nyine utunywa nawe. Ubwo tuzaba. Ko nyine ntabwo ari mu mibare. Uri kurugatsimba hari usa nabyo mbizamurera. Cyara ikintu kirimo. Ego mbizamurera. Mu minsi yashize rero ngiye nakurikiranye Amanda yose nkurikirana ni filime ashobora kuba ifite story nini kandi story abanyarwanda bazakunda ari benshi. So iyi story yanyu mutekereza ko yazagarukira nko mu bice bingahe Amanda? Story yacu rero twifuza ko story yanyu rero turateganya ko izagarukira kuri episode y'ijana. Episode y'ijana. Episode y'ijana kugeza ubu ngubu tugeze kuri episode 6 ariko nuza kwa kuvuga ngo final episode. Ni episode y'ijana. Muzaba mukiri kuri season ya mbere cyangwa izo episode ijana zishobora kuba zirimo nka season 2 cyangwa 3? Muri buri season hazajya haba harimo episode 10. Episode 10. Uyu munsi wa none muri hafi kurangiza episode season ya mbere. Cameraman ubwo nturwaye Marbagara. Amwumvishe. Yarane ikibazo. Oya ahubwo ikintu kitakeye mu navuze. Ari itsama itabangurukire. Uritsama itabangurukire. Ware cameraman nawe uzajya uva inyuma ya kamera rero. Niwe cameraman dufite bagabo. Yasinze. Ibihe byose. Niwe cameraman. Mutaye kumwita cameraman wanyu mwanze kudutumira. Aje kudutumira shaba. No wake. Kuvuga ngo cameraman wawe. Umukameramani wawe. Ese wa mugani nkiyo muza nta n'amafoto umuntu tuzabimenya gute nk'abakinnyi ba Amanda series cyangwa se abafana? Amafoto. Amafoto y'iki? Amafoto y'icyo. Mwasohotse. Mwatembe. Ntabwo ari ngombwa. Ibi biri simple. Ibi ngibi se ko ari private. Ibyo turi kwerekana. Ubwo rero nkuko twiganiraga byanga bikunda episode 100 zirimo season ngira ngo zigera ku 10. Ni season nyinshi kandi ntekereza ko ni season zizaba zirimo influence nini atari. Ntekereza ko abanyarwanda bazarushaho kugenda babikunda umunsi ku munsi. Urumva ko mubafitiye ibikorwa biri imbere byiza cyane kandi mukomeje kugenda munyeganyeza. So Amanda rero uyu munsi wa none ndagira ngo ugire icyo ubwira abafana bawe kuko turimo ngira ngo mbareke mukomeze mwinjoyinge mwishimishe mukore ibyo mwateganyije gukora nanjye nigendere kuko n'ubundi byarangiye mbafasha. Mbere na mbere ndabanza nisegure ku bafana bacu ku bakunzi ba Amanda series kubera ko ku munsi w'ejo ntabwo tuzabahereza episode ya 7 ariko byose byatewe nyine nuko mu mikorere hajemo nyine utuntu tudafite quality tutari twiteze bitewe n'ikirere icyo gihe cyari gihari bituma hari amashusho amwe namwe ataragaragaye kandi urabizi yuko ishusho iyo ryabaye ribi hari ukuntu rya affecta nuza attention y'uri kureba iyo filime. So barabitubwiye ndabashimira muri inshuti nziza muri abafana beza kubera yuko batera comment bakanagira na inbox abenshi kubera yuko mba na hashtaginze namba yanjye kunuza kuri buri filime yasohotse kuri buri episode. Abenshi rero yaba bonzi nabo nazi njya kubona nkabona baranyandikiye akambwira ati ibintu murimo ni byiza ariko nyine mwongeremo aka kantu
ibitameze neza ni ibi ngibi ahangaha muhagaze fresh ariko mwongeremo aka kantu rero bitewe n'ubwo busabe bw'abakunzi bacu byabaye ngombwa yuko ejo rwose ntabwo tuzabahereza episode gusa kuwa gatanu ubwo tuzayibahereza kubera yuko tugiye kongera tubisubiremo tubikosore nitugira imana ikirere kizadukundira kuko nk'ubu ngubu nk'uyu munsi urabona nubwo byari Gitumo ariko nyine umunsi wari wagize umeze neza mutari munabizi niyo mpamvu rero nisegura niyo mpamvu ngomba agacupa no ntabwo nubishije niyo mpamvu ngomba agacupa kubera reka nkomeze ngire icyo nibwira wari ufite rega impamvu ikindi nasaba abakunzi bacu bakomeze batwereke ko turi kumwe kuko nibyo bidutera imbaraga nibyo bidutera ubushobozi tubona bwari bwose bwo gukora ino filimi akenshi turavuga tuti amafaranga yose mbonye reka nshore kuko ndakunzwe kuko abantu bari kureba ibintu byacu bakomeze babirebe bakomeze badushyigikire bakomeze batwandikire muri komenti batere komenti ntutinye kuvuga ikintu kitameze neza muri filimi yacu mutere komenti like abatari mwa subscribing amusubscribing noneho ikindi abantu mwakoze subscribe utari mwakora ukazogera kugira ngo mubone notification z'ibintu byacu umva ni ukuri ndabinginze mukore ku kazogera ka all notification kugira ngo buri uko episode yacu zose ijye bageraho kandi abasezeranye yuko dufite ibikorwa byinshi biri imbere guhera ku munsi wo kwa gatandatu dufite event tugiye kwitabira dufite ibiganiro tugiye kujya dukora binyuze ku macano akomeye umva ni ukuri ubufasha bwanyu cyangwa se inkunga yanyu nyine yaba y'amasengesho yaba y'amafaranga aka kantu sinajyaga nkavuga ariko ku munsi wa none reka nkavuge byose ni ingenzi byose ni ingenzi ikindi ndashimira abadiaspora bamwe na bamwe bajya nyine batwereka ko bari kumwe natwe urumva n'iby'agaciro ubundi sinari narabivuzeho kuko n'ubundi nta mudiaspora warigeze atwereka yuko ari gukurikirana ibintu byacu ni ukuri respect kuri mwebwe diaspora n'undi muntu wese wumva ururimi rw'ikinyarwanda yaba abarundi yaba abanyarwanda yaba undi muntu wumva ururimi rw'ikinyarwanda ariko atari umunyarwanda mwese respect kuri mwebwe ku muntu wari wese uzareba iki kiganiro agakomeza gushyigikira channel yacu reka nigarukire kuri Marius nawe kugira ngo nze gusezera abafana yishimye anezerewe ubundi musige n'icyana muza koga muri piscine muzana kumera no kugira ibihe byiza sasa turangiza rero kugira ngo tunasoze ikiganiro wenda tunataye cyangwa se tujye mu bindi murekane we n'umukobwa wawe mukomeze hano mwinjoyinge mu akantu mutembera nanjye nigendere so mu by'ukuri nabaguye Gitumo niki kintu wabwira abakinnyi bose ba Manda series ndetse n'abafana ba mbere na mbere nabashimira uko dufatanya tugakorana kandi tukaba tubana nk'abavandimwe tubana nyine nk'inshuti ntago usanga umwe wenda ngari mu byari iyo tuzi ko tugiye gukora ikintu kimwe twese tugenda nka timu Amanda ntago hazamo umuntu wenda ngace ku ruhande cyangwa iki kuko namwe ramuza no mudutunguye ariko tubafata nk'abavandimwe bacu ntago twari kubasubiza inyuma tubabwire ngo muzanye kamera ngo nimugende niyo mpamvu mwamaye karibu nubwo twaguhaye karibu atari nje nyine wari wagize uruhare kugira ngo tube turanga nje ntago wari bunje narabashimiye rega ntago mwanyuma karibu kuri ntago wari bunje yaba ari nje none se sindi umukozi wawe erega uyu ni boss lady sibyo kandi urabizi ko twese tumuhuje rero niba rero ndi gukorera TV show cyangwa se Kitu Media sibyo ngomba no kugeza ibintu bigiye bitandukanye mugenda mukora inyuma behind the scene nzajya mbasiga abantu thank you so much rero reka mbashimire mwakoze cyane Imana yo mwijuru komeze bamugisha mbere yuko dushimira nanjye reka mbanze mpe respect cyangwa nshimira abantu badusapotinze muri urugendo rwacu kuko ntago twakora ibintu turi timu y'abantu wenda 15 cyangwa 20 ngo duhindukiye tujye kubyirebera ni inkunga ikomeye cyane kuba mutureba mukadushyigikira kandi ndabizi ko ejo cyangwa ejo bundi mutazicuza kuba mwashyigikiye ntago dufite gahunda yo guhagarara dufite gahunda yo gukomeza tugateza imbere filime nyarwanda thank you so tekereza ko turi abambere bakoreye mu ntara ntago nzi indi abandi bakina filime bo mu ntara ariko mu dusapotinge tuzamuke ndabizi ko mutazicuza ko mwaradushyigikiye ibyo ngibyo thank you so much Imana ibahe umugisha enjoy
Enjoy too.